yarahindukiye feri ya mbere yahise agenda ajya gushaka za nshuti zanjye b'abavandimwe batamperuka, arababwira ngo murazi ahantu Kisi agize ibiki, runaka yashizeho ibiki, runaka yakoze iki uyu munsi, ngaho ngo bashaka kumenya wariye gute, wiriwe gute, waraye gute, wararwaye ntiwarwaye, kugira ngo babone icyo baza kugira gute kunegura cyangwa se kuguseka. Hey guys, how are you? How was your day? Mumeze mute? Nizere ko mumeze neza, nizere ko aho muherereye bimeze neza. Mwe muri mu mahanga, muri Afurika, mwe muri mu Rwanda, mwe muri henshi hagiye hatandukanye kuri iyi si. Guys, rero tukanshimira buri umwe wese ukoze like, subscribe, share and comment kuri Essence TV show. Ngira ngo ningi muri kubona nambaye. Reka rero mbifurize kugubwa neza aho mugiye muherereye hatandukanye kuri iyi si. Uyu munsi rero ndaje ni Kisi, ndaje ngo tuganire, ndaje ngo dutarame, ndaje ngo turebe hirya no hino, turebe uko byifashe mu mahanga, mu Rwanda, muri Afurika. Nk'ibisanzwe rero ndabakunda, ndabemera, muri abantu beza, mwakoze subscribe, muri kureba kino kiganiro. Ndabakunda cyane, ikirenze ibyo ngibyo marambasabira n'umugisha ku Mana. Uyu munsi rero tukaba tugiye kugendera ku ngingo ivuga ngo ni gute ushobora kubaho ubanye n'abantu bakwanga ariko mukabana neza kandi bitakubangamiye cyangwa bo bitabangamiye. Guys, hari igihe uba muri timu y'abantu runaka ariko ugasanga mu by'ukuri barakwanga, ntabwo uzi icyo bakuhangira, ntabwo uzi icyo baguhora, ariko uyu munsi tugiye kurebera hamwe ukuntu ushobora kubana nabo imyaka ikicuma, imyaka ikaba myinshi, kandi icyo wakagombye kuba ubakuraho ukibakuraho. Guys, nakomeje kureba, nkomeza kugenda nakira ubuhamya bw'abantu benshi bagiye batandukanye, nakira bamwe ngo bajye bamagara, abandi bakanyandikira bamwe ngo ese uzaduha ikiganiro ni gute ushobora kubana n'abantu bakwanga kandi mukabana neza, kandi mu byo wabasaruragaho ukomeza ukabasaruraho. For example, nimba wenda ufite YouTube channel, ngo ushobora kuyitunga ukayitunga hari abantu bakwanga ariko bakomeza gukurikirana bya biganiro byawe. Muri make tugiye kureba ngo se ni gute wabana n'abanzi bawe kandi mukabana kandi mugakomezanya ubuzima. Ikintu cya mbere muri iyi si, cya mbere kibaho ni ukwiyoroshya. Icya kabiri ni ukuba uri inyangamugayo. Icya gatatu ni ukuba ugira urukundo. Icya kane ni ukuba wubaha buri umwe wese. Naje gusanga iyo wubahuka buri umwe wese, nawe buri umwe wese arakubahuka. Nje gusanga nsanga uba ufite urukundo, mu bantu 100 uruha 90 bakwanga, 10 ntabwo bakwanga. Muri makeya ukuri uko byagenda kose kujya gutsinda, kuko no ku munota wa nyuma ukuri kujya kwigaragaza. Nta muntu ujya uzira ko yavuze iki ukuri. Hari abantu batakarizwa icyizere bitewe wenda like nk'ukuntu babayeho, bitewe like wenda nk'ukuntu bakora, ariko iyo wagize icyo bita ubunyangamugayo, ubupfura, ukagira icyo bita icyizere, ukagira icyo bita kuvugisha ukuri muri wowe, hari abantu bawe bwite, b'umwihariko wawe bwite batandukanye n'abandi bantu ugenda ukagera muri mind yawe, ukagera mu buzima bwawe, nawe ukaba ubizi cyangwa ukaba utanabizi ko hakaba hari abantu bagenda bavuga ngo uriya mutipe, uriya mukobwa, uriya mukobwa mva arubaha, aritonda, avuga neza, buri umwe wese aramwubaha. Guys, rero ikintu cya mbere gikonta ni ubunyangamugayo, ni ubupfura, ni ubwitonzi. Nongeye kureba nsanga kugira ngo umenye kubana n'abanzi bawe ni ukubanza kubigira injiji, ukabereka yuko muri makeya nta kibazo,
kubereka yuko icyo bakora cyose nta kibazo, nubwo hari icyo banakoze nanone nta kibazo. Niba baba bagutuburiye bakubeshyeye ukabereka ko nta kibazo, nta n'ibyo ugeze umenya, ntabyo witayeho, icyo kintu gituma abantu bakomeza gukurikirana se uriya muntu ni muntu ki dukorera biriya twanga kuriya, ariko tukaba tubona ntarakara ntagera ute, ni igicucu, muri make ni igicucu. Noneho nimba wenda buri munsi wo uploadinga content, bazagira amatsiko yo kuza. Njye natanze urugero kuri YouTube kugira ngo bize koroha, ntabwo nshaka gutanga urugero ku muntu, kugira ngo bize koroha. Natanze urugero kuri YouTube, wenda kuri YouTube. Wowe iyo uploadinze content, sibyo, uploadinga content ivuga ku kintu runaka, ba bantu bakwanga nibo bantu ba mbere bafata iya mbere yo kureba ngo ese runaka yaploadinze ibiki, runaka yashizeho ibiki, runaka yakoze iki uyu munsi, ngaho kuko bashaka kumenya wariye gute, wiriwe gute, waraye gute, wararwaye ntiwarwaye, kugira ngo babone icyo baza kugira gute kunegura cyangwa se kuguseka. Noneho ugasanga rimwe na rimwe abantu benshi bagukurikirana wenda kuri website zawe, ugasanga ni ba bantu nyine bashaka kumenya uko ubayeho, bashaka kumenya ukuntu uhagaze. Nk'umwanjye hari umuntu wigeze kugera gutya arampamagara, ntabwo ndi bumuvuga, ariko mbaye ndi umuntu mubi, mbaye ndi nkawe nanjye nakabaye muvuga. Arampamagara arambwira ngo bite, ndamubwira nti ni sawa, umeze neza? Nimeze neza, ariko ni gahoro. Noneho nase ntekereza ko wenda hari ikindi kintu anshakira, kuko burya umwanzi wawe ntiwamuyoberwa. Ndangije ndamubwira nti sha meze neza, ariko nyine ubuzima ni pole pole, ubuzima bwaranze, ubuzima ntabwo buhagaze fresh. Ndetse mubwira yuko ntago ngira akazi, ntago mfite ibyo nkora, ntago mfite aho mba, so rero byaba byiza ndangiye n'akazi ako wandangira kose nakemera. Ubu ndamubwira, then ndangije kumubwira gutyo, yarahindukiye feri ya mbere, yahise agenda ajya gushaka inshuti zanjye b'abavandimwe batamperuka, arabwira ngo murazi ahantu Kisi ageze? Kisi none ahantu ageze ewana, ati ni hatari, ati ubu tuvugana agiye kumunangira akazi ko mu rugo. Noneho nyuma yaho arahamagara arambwira ngo mbese ngo ko hari ahantu ngo hari akazi ngo ko mu rugo bari gutanga 15, ntabwo nibuka niba ari 15 cyangwa 10 yambwiye. Nawe nese nta 20 ushobora kumbonera? Arambwira ati nakomeza nkabaza, ariko hari hiteguwe, hari ready na 15. Okay, ni rero kugira ngo nanjye nkomeze mbahanga muri buno buzima, nashobora rwose nkagakora nta kibazo, kandi wabukoze ahubwo uze kumuza n'abo bantu. Udaciye kabiri, ubwo ajya kubivuga mu bantu ba mbere yabibwiye, hari umupapa wari wansuye uwo munsi, aransura, turasangira, turasabana, turaseka, turaganira, hanyuma arangije arataha. Ya nkuru ayakirana ku munsi ukurikiyeho, ati murabasazi ne? Ati teoya. Noneho wa muntu yanze kongera kunyitaba, ndavuga no kenda akora iki kugira ngo noneho sasa nzamuvugisha, nzamusembure, noneho mubwize n'ukuri. Nahise ndapostinga ifoto, ndandika kuri WhatsApp, ni mu by'ukuri tutabeshanye, ubu ngubu nkwiye kuba nakora akazi ko mu rugo, mungire inama, hari umuntu urimo arakandangira please. Mwambara ati teze nimbara kwa perezida mu rugo, wenda ho wapfa gukorayo. Wakabira ati yasaze, mbese nyine baramutuka, bavuga ibintu byinshi cyane. None baramwatega umupostinge turebe ibyo ari byo, maye nkanda ndavuga ni kabaye. Ubwo noneho ndangije ndavuga ni aza gufata umwanzuro. Byayiwe yaje kwihinduka, nyuma arahamagara ngo gute, ngo urimo uragira gutya na gutya, ngo urimo uraneza abantu, ngo nako ngiye kurangira akazi ko mu rugo, ntabwo ari wakansabye. Nawe nige naguteza umutego kugira ngo ndebe koko nimba uri inshuti yanjye, sanga nturi inshuti ahubwo uri umwanzi. Yakumva icyo kintu, sanga nturi inshuti ahubwo uri umwanzi. Kubera iki nakubwiye ngo nakubwiye akabaro kanjye, ukajya kukavuga hanze, ukajya kuntaranga hanze,
sibyo, ukagenda ukanteza abantu nk'ubu nk'uko urwego ndimo ndabaguteza. Mu by'ukuri niba nkaba nshakira akazi ukamubwira ati haboneka ko mu rugo, nigeze nkubwira ngo akazi ko mu rugo, ndavuga nti please uzaze unsure, uze tuganire, urebe n'aho mba, icyo uzashaka kunywa nzakikugurira ukinywe, icyo ushaka kurya nzakikugurira ukinywe. Kandi ikintu cyababaje ni iki ngiki, uwo muntu wakoze ibyo ngibyo ni umuntu nagiriye neza, ntabwo ari ngombwa ko mbivuga ariko namugiriye neza, kuko ndabyibuka yigeze gukora impanuka, abura umuntu n'umwe umurwaza, abuze umuntu n'umwe umurwaza, kandi yari afite barumuna be, yari afite bashiki be bafite n'ubuzi, abura umuntu umurwaza, ndamwitangira ndagenda mubaho ukwezi kose mu bitaro. Noneho tuvuye mu bitaro turagenda twikubita mu rugo, tugeze mu rugo nabwo nkomeza kumurwaza, ndamutunga, muhodesha byose ndagenda ndamutwara mubwira ariko shaka nkubwire koko mu by'ukuri basi wibuke neza naba narakugereye kugira ngo ubone kujya kunsebya. Eske nimba hari n'ikindi kibazo twaba dufitanye, iyo wize kwicara ukakimbwira tukakiganiraho, ariko reka kujya kunsebya no kunteza abantu ntwaye. Kurangije nyine arakara, ariko nyuma aza kubona yuko wenda yaje kubona ko ibyo namubwiye byari ukuri, kandi nawe ibyo yakoze yari amahano n'amakosa. Guys, ndavuga rero, ese ni gute ushobora kugira inshuti yawe, ese ni gute ushobora kubana n'abantu bakwanga, batanakwifuriza icyiza, kandi mukabana mukarambana? Ibyo byanteye kuba natekereza kuzakora kino kiganiro, n'ubundi ndacyacyandikanye, nzaza nkora ikiganiro gisesenguye kugira ngo ese ni gute ushobora kubana n'inshuti ya fake mu buzima bwawe, kandi mukarambana, mugakomeza, mugahura. Ngira ngo rero tuvuze byinshi, ariko icyo nabwira kugira ngo uzarambane n'inshuti ni uko usaba wakwigira igicucu, injiji, bakajya kubonamo ikigori kiri mu mudage, mu karitasi. Guys, rero ndumva twasoreza ahangaha, tukazasubira ubutaha, kandi ciao, mwakoze kudukurikirana.